dutangiranye n'abapolisi babiri bari hano, gusa barakwereka aba bapolisi babonye imodoka bahita bayihagarika. Ukurikire filime witonze. Arangije aza kubaza aba bantu bari mu iyi modoka ati mufite ibyangombwa? Ukurikira nyine nk'umupolisi wese uri mu kazi. Ubwo uyu mukobwa niwe wari utwaye ndetse yari kumwe na mama we. Maze uyu mukobwa arangije aravuga ati ndabifite cyane. Maze uyu mupolisi aravuga ati binyereke. Uyu mukobwa aravuga ati uri kubona naba ndi gutwara imodoka nta byangombwa mfite? Ukurikire. Maze uyu mukobwa hano hari amafaranga abanza kuyahisha. Ukurikire filime witonze. Akimara kuyahisha arangije ahita azamura ahandi babikaga ibyangombwa nawe urahazi mu modoka kugira ngo abashe kumwereka perime ye ibyangombwa. Ubwo ako kanya barakwereka mama w'uyu mukobwa bari kugendana ndetse yararwaye. Mama w'uyu mukobwa yahise akorora cyane. Ubwo ngubwo umukobwa aravuga ati mube muretse ndaje mbibereke, kanze mbanze nita kuri mama ndaza kubibereka nyuma. Ukurikire gusa ahantu uyu mukobwa abika ibyangombwa bari barangije kuhabona. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mukobwa yahise aca ku wundi muryango arangije aja kureba mama we, aja kumufungurira muri make y'urugi. Ukurikire. Ubwo uyu mukobwa akimara gusohoka hano muri uyu muryango barakwereka umupolisi umwe yatangiye kurunguruka mu modoka, undi arimo kumwitegereza. Uyu mupolisi uri kurunguruka hano bamwita William. Ubwo yagize gutya ababonye perime y'uyu mukobwa. Ukurikire. Arangije ahita ayifata ahita ayibika. Kurikirana filime witonze. Uyu mukobwa yari agihugiye mu bintu byo gufata mama wari kumukura mu modoka kugira ngo amushire hanze, nyine aba aratora akayaga, mbese nk'umuntu wari urwaye ashaka kugira ngo abe araruhuka, aba aratora n'akayaga ko hanze. Maze uyu mukobwa aramaze ati mama uri kumva umeze ute? Maze uyu mubyeyi abaza uyu mukobwa bati rero ndi kumva isereri ari nyinshi, ati genda uba uravugana na bariya bapolisi njyewe ndaza kuba mpagaze hano nta kibazo. Uyu mukobwa aravuga ati nta kibazo, reka ngende mvugane nabo, reka ngende mbiteho numva icyo bari buze kunsaba, ati ariko nawe ikintu cyose uri buze gukenera uze kumbwira ndahari ku bwawe, ati kandi ndagukundira umubyeyi wanjye. Ukurikire filime witonze. Uyu mubyeyi aramubwira ati ngaha ntari bigenda, maze wumva ikintu bari kugusaba ugenda uvugane nawe, ubwo wumva ikintu bari bukubwire, ntugerageze gukora ikosa utagira ibibazo udushirishamo, ati kandi nubona bari kukugora uze kubihorera. Uri kumva? Ubwo uyu mukobwa yahise yerekera, maze mama we nawe asigara hano ngaha kuko yari arwaye, asigaye yicaye hano ku modoka, gusa yari ari gutora n'akayaga ko hanze. Ubwo uyu mukobwa yaragarutse hano aravuga ati hajya mwambazaga iki? Maze uyu mupolisi aramubwira ati twakubazaga ibyangombwa. Uyu mukobwa aravuga ati munyihanganire, ndi kubanza gukemura ikibazo cya mama, ndi kujyana mama mu modoka kandi ararwaye. Ubwo ngubwo rero iki nari ndi kubanza kwita ku kibazo cye, muze kunyihanganira nubwo natinze. Maze uyu mupolisi aramubwira ati rero ibyo ntabwo tubyitayeho wa mukobwa we, ati ahubwo reba ibyangombwa byawe maze uzi kubitwereka. Maze uyu mukobwa aravuga ati ibyangombwa ntabwo ari cyo kibazo, ibyangombwa reka mbibahe rwose. Yari ari no kwisekera kuko yari azi yuko ibyangombwa bye birimo, gusa icyo tuzi twebwe ukuri tuzi nuko babikuyemo. Ukurikire, nta nubwo yari abizi ko babikuyemo. Aravuga ati reka ndebe ibyangombwa maze nze kubibaha, ibyangombwa siko mbifite. Ubwo umukobwa yinjiye mu modoka atangira gushaganyura ari gushaka ibyangombwa, gusa twe twabonye yuko babikuyemo. Uyu mukobwa nawe nta nubwo yari ari no kubibona. Barakwereka uyu mupolisi mugenzi wa William yahise amukurura amuzana ku ruhande, atangira kumubaza ati bimeze bite? Ati mwana, ati kuki ibyangombwa byo wabifashe ukaba uri kubimubaza? Ati uri kubona urabikurahe kandi ubifite? Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugabo aramubwira ati mwana biriya bintu ntabwo aba ari sawa, ati umuntu wamufatiye ibyangombwa none warangiza ukamubaza ngo ibyangombwa bye birihe kandi uzi neza yuko ubifite? Ati ibi bintu uri kubona amaherezo yabyo araza kuba yahe? Barakwereka uyu mugabo ni kubera ko ari we wari ukuriye uyu mugenzi we, yahise amukurura mu mashati aramubwira ati wa mukinga we, ati zirikana yuko nkuruta kandi nkurusha n'amapeti,
mu nzego ndakurusha. Ati ubwo rero ntabwo ari wowe ukwiye kunyigisha uko ndakora akazi kanjye. Ati tuza, ibindi byose ntabwo bikureba. Ati hano uze gukora icyo ndibuze kukubwira cyonyine. Ati nibitaza kuba ibyo uraza kumbona. Maze uyu musore aramubwira ati ndakumva fande. Ati ariko ntabwo byari bikwiye, ukurikire filime witonze. Uyu mugabo akomeza kumubwira ati ntabwo byari bikwiye rwose. Ati biriya bintu turi gukora ni ihohoterwa. Ati kandi binaragaragara, bari abantu tugiye kubahohotera. Maze uyu mugabo aramwumvira aramuseka, arangije aramubwira ati unyigisha ibyo gukora nkande. Ati njye ibyo ndi gukora ndabizi. Ati ubwo rero uze kwitwara neza, utaza kwitwara nabi kw'iyi nshuro ukaza kubizira, ukurikire uze gukora icyo ndibuze kukubwira, nta kindi kintu ngutegetse, ukurikire. Uyu mugabo yari yiyumviye ku mutima aravuga ati nubwo ngiye kubikora ariko biragoye cyane. Uyu mugabo arangije aramubwira ati niba uri kumva utarabishobora umbwire uzi kuva mu kazi. Ubimbwira ati uri kumva? Ati ari ukuva mu kazi no gukora ibyo ndibuze kugutegeka cyangwa no kureka kumbangamira, uraza guhitamo ikintu kimwe. Ati kuko ubu ngubu njye ntabwo ndi mu mikino. Ati mba ndi seriye mu kazi mwana. Ati uri kumva? Kandi ntuze kwivanga mu byanjye, ukurikire filime witonze, ndetse nkwibutsa gukanda subscribe, share na comment niba ari n'ubwa mbere wagera ku uyu muyoboro, kugira ngo tujye tubana mu gasobane ka buri munsi. Ubwo barakwereka uyu mukobwa yaje mu modoka, ibyangombwa arabishaka araheba, yarabibuze bya nyabyo. Barakwereka William yavuyeyo arimo yegereye umukobwa amusatira, arangije gake gake bucece, ukurikire filime witonze. Ubwo William yaritonze aramwitegereza, maze uyu mukobwa arangije aravuga ati ariko bisa nkaho ibyangombwa byanje mwaba mubifite, kubera ko mu kanya nari mbisizemo kandi nta wundi muntu waba yageze mu modoka yanjye, nimwe mwari muri aha ngaha. Ubwo rero niba mwaba mubifite, kwirwa murambaza ibyangombwa n'iby'ubwenge, ahubwo mwareba kuba ibyo byangombwa mufite niba ari ibyanjye. Uyu mugabo William yaramwitegereje areba no mu modoka ye, maze uyu mukobwa aravuga ati ubwo natambikaga hariya ngiye kureba mama wanjye ikibazo agize, ati ni mwebwe nasize mu iyi modoka. Ati ubwo rero atari mwebwe mwakoze kwiba ibyangombwa byanjye, ndakeka nta wundi muntu waza kubikoramo. Aba bagabo bararebana, maze uyu mugabo William arangije aravuga ati wa mukobwa we, ati byagaragara ko waba wibeshe. Ati kuko hano nta wundi muntu ugufasha kubika ibyangombwa byawe, nta n'umuntu uzi niyo ubibika. Maze uyu mukobwa aravuga ati nanjye nabazaga, ati gusa nari mbisizemo pe. Ati mu byubahiro byanyu kandi niba mubifite mwabimpa. Maze barakwereka uyu mupolisi yakomeje kubwira uyu mukobwa ati zana ibyangombwa mwana, ureke kuba uri mu mikino. Ati kuko hano ntabwo turi gukina kuko turi mu kazi. Maze uyu mukobwa arababwira ati nanjye nabazaga, ati ntabwo kandi mumbabarire niba wenda naba ndi kubabangamira. Ati ariko nababwiye yuko ibyangombwa byanjye ntabyo mfite, nari nabishyize mu modoka, gusa ndagarutse ntabyo nsanzemo kandi nimwe mwari muri aha ngaha. Maze uyu mupolisi aramubwira ati ibyo ntabwo tubyitayeho. Ati ubwo turaza kugufata nk'umuntu wese uri gutwara imodoka nta byangombwa afite, ukurikire filime witonze. Atubwiye ikintu tugiye gukora, tugiye kukwandikira amande nk'umuntu wese udafite ibyangombwa. Ubwo uyu mukobwa yahise amubwira ati kandi ibyangombwa nari mbifite. Maze uyu mupolisi William aramubwira ati kandi ntabyo uri kutwereka. Ati kutubwira ko hari ubifite ni kimwe, no kugira ibyo utwereka ni ikindi. Ati ubwo rero mu gihe utabitweretse, ubwo nta byangombwa ufite. Ubwo uyu mukobwa yemeye kuba mwandikira, arangije ako kanya bahise bamuhereza gitansi yo kugira ngo yishyure amande bari bamuciye. Uyu mukobwa yahise avuga ati rero amande ngiye kuyishyura, ati ariko namwe mwirinde kandi mumenye ko muraba mundenganyije. Uyu mukobwa yahise yinjira mu modoka kugira ngo arebe amande bari bamuciye maze ayabahe. Uyu mupolisi William barakwereka, urabona yuko ameze nk'umuntu nyine wari uri kwiyumva bitewe n'amapeti yari afite, yarangiza agashaka kurenganya ikiremwa muntu, abahora n'ubusa. Ubwo ngubwo uyu mukobwa ntabwo tuzi niba yarazanye amafaranga, kuko twabonye ko amafaranga ari uriya mudamu wo hirya uyafite.
ubwo uyu mugabo yaje aje kwakira amafaranga bahise bamuhereza amabombo. Nyagasani, umupolisi muzima yari agiye kwakira amafaranga y'amande bahita bamuhereza amabombo, maze arangije aravuga ati ye mukobwa urakeka ndi gukina? Ubwo uyu mukobwa ahita avuga ati nanjye bitewe nuko ndi kubibona nta kindi kintu kirenze nakora ku iyi gitatse ngo munyandikiye ati kuko nta makosa mfite. Ah, njyewe nari mfite ibyangombwa byanjye nimwe mu bifite. Ubwo ngubwo uyu mupolisi William yahise arakara, arangije abwira uyu mugenzi we ati rero ataba abantu ibintu ngiye kubakorera bagiye kubibona. Ubwo mama w'uyu mukobwa aho yari ari kubyumva yumva ko ibintu bigiye guhindura isura, barakwereka yahise yihangana atangira kugenda. Ubwo uyu mupolisi William nawe ari kubwira mugenzi we ati aba bantu ngiye kubakorera ibintu batazigera babona ati kuko burangiye kubafata ngiye kubajanira generali, baraza kubona ibintu bigiye kubabaho ati kuko ngiye no kuja kubafunga. Ukurikire filime witonze ati nta kuntu baba bafite imodoka nta byangombwa. Maze uyu mukecuru yaje ari kwegera abapolisi, noneho atangira kuza ari guhamagara ati Amanda ati ndumva mwagoranye. Atangira kuza kubwira abapolisi ati kuki mwaje kugorana, ni ukubera iki? Ubwo ari kubwira aba bapolisi ndetse na Amanda. Ubwo uyu mukecuru aravuga ati mwafashe akantu gatoya mukagira ibintu birebire ati ibi ntabwo ari ibintu bikaze ati ibi twabikemura rwose bitiriwe biraja mu bintu bikaze cyane. Ubwo abangaba bari kubyumva, maze uyu mukobwa w'umukecuru aravuga ati mama aba bapolisi bangoye ati kandi njye ndabizi ko aribo bamfitiye ibyangombwa. Maze uyu mukecuru atangira kwigira nyoni nyinshi kwa aba bapolisi ndetse atangira no kubatega udutego, nawe uri kubibona yuko ari kwigira neza. Maze uyu mukecuru atangira kubwira Fanda ati ariko Fanda ati ntabwo uri kumbona mwana ati vuga tugukubita ifungo maze utureke twigendere rwose. Ukurikira uyu mufande yarebye mu mafaranga atangira kwishima mu bwanwa, maze ndetse uyu mukecuru atangira kuza yegera uyu mupolisi, atangira kuza mukabakaba ndetse ari kumuzenguruka, atangira kuza ari kubafataho bose ari kuvuga ati mutwihanganire rwose ati byatugwiririye ati nta byangombwa twari dufite ariko mutubabariye twabatama akantu tukikomereza. Ukurikire filime witonze akantu kandi. Ubwo uyu mugore ubwo yari kwizereza ku uyu mupolisi ari kumubirindukaho, barakwereka yahise amukuramo icombo cy'umupolisi uyu mukecuru yagikuyemo, arangije ahita akibika mu gikapu. Nyagasani, uyu mukecuru aje aravuga ati afande mwatubabarira rwose tukagenda, ntabwo twazongera gutwara imodoka nta byangombwa dufite ati kandi duciye makeya, ikindi tugusabye imbabazi. Uyu mukobwa yaranjanye kwa muganga ati rwose nari ndwaye, ntabwo ndi umuntu muzima, ntabwo meze neza, mutubabarire. Uyu mubyeyi ahita yongera agira n'isereri, gusa twe twabibonye ko yari arwaye, ahita abwira umukobwa ati Amanda ndi kubabara. Maze uyu mupolisi aramubwira ati rwose mwa babyeyi mwe, ndetse niba muri n'ababyeyi ntabwo mbyitayeho ati ibyo murimo ntabwo mubizi, muri kudukinira nta muzi ko turi inzego ati ubu ngubu tugiye kubafata tugiye kuja kubafunga. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Maze uyu mukecuru ahita abwira umupolisi ati rwose tubabare ati natwe turi abasirikari ati reba buriya nanjye nubwo uri kumbona gutya ndwaye ati ndi umusirikari. Barakwereka uyu mukecuru yahise atangira kwereka uyu mupolisi ko ari umusirikari pe, atangira guhagarara ku kuguru kumwe, ubwo icyo nicyo kimwemeza yuko ari umusirikari. Ubwo uyu mupolisi yaramusise cyane, aravuga ati wa mugore we icyo ntabwo aricyo kintu cyerekana ko uri umusirikare ati reba uri no guhagarara ukagwa. Maze uyu mukecuru aravuga ati njye ntanabikwereka neza nkanabikwemeza. Uyu mukecuru ari kugerageza buri kimwe cyose cyatuma babarekura ngo bagende, gusa abo bapolisi baranangiye. Ukurikire uyu mukecuru yarongeye atangira kubabara, gusa wibuke yuko yari anarwaye. Maze uyu mukobwa amwicira isiri aramubwira ati ariko ubundi wababwiza ukuri. Maze uyu mukecuru avuga ati oya ibo bihori. Uyu mukecuru agomba kongera kubajijisha.
aravuga ati reba uyu mupolisi we ntabwo rwose uri kubona ko ntabwo byari bimufasheho, uyu mukecuru yatangiye kongera kugwa, uyu mukobwa aramufata, maze uyu mukobwa arangije aravuga ati se ubundi mama, ubundi turi mu biki, ubundi uri kubona ibi ngibi biratugeza kuki? Uyu mupolisi nawe atangira guseka, ari guseka aba ngaba nyine yafashe, gusa nawe hari ikintu atarazi. Ubwo uyu mupolisi yahise avuga ati rero ubwo igihe cyo kujya kubafunga ni iki ngiki kirageze, muzana icyo gikapu mufite, kandi iki gikapu wibuke harimo amafaranga menshi cyane, maze baba uyu mupolisi wanjye abatware, iyi modoka yanyu murayisanga kuri polisi, kuri sitasiyo ya polisi rwose. Ukurikire filime witonze. Aba ngaba ibyo bari bakoze byose byari byabaye impfabusa, maze uyu mupolisi aramubwira afande ati none se afande wareka bakagenda wenda bakamanza bakaja kwa muganga. Uyu mupolisi aramubwira ati wa mucyama we, ibyo ntabwo mbyitayeho, ibyo rwose ntabwo ngiye mbyitayeho. Icya mbere ni uko twabafashe nta byangombwa bafite, kandi icyaha turi kubarega kirumvikana, ubwo rero ntibaze barabivugira kuri polisi. Ati kandi ntugire ikindi kintu wongera kumbwira no kumbangamiraho. Uri kumva? Uyu mupolisi mugenzi we aramubwira ati ariko fande numvaga bano bantu twabareka bakagenda, kuko ku rundi ruhande turi kubabangamira. Ukurikire. Uyu mupolisi aramubwira ati rwose turi kubabangamira, maze uyu nguyu aramusubiza ati twabaciye amande banze kuyishyura, iki gitanse banze kuyishyura, kandi iyo bayishyura twari kuba twakabaretse bakagenda. Ati ubwo rero iki ni ikimenyetso cy'uko basuzuguye inzego, ubwo nta mpamvu yatuma umuntu atabajyana ngo baje kubafunga. Ati uri kunyumva neza? Ubwo rero ibindi byose barabivuga bagezeyo, genda utware iriya modoka. Ati nanjye ngiye gutwara iyi modoka yabo, batware mu modoka muri Pandagare. Ubwo uyu mupolisi nta kindi kintu yakoze disi, yahise abafata ngo bagende ngaje kubafunga. Uyu mukecuru yarababaye, uri kubona yuko yari anarwaye, bari bagiye ku bitaro kandi gusa byose ni uyu mupolisi William ubikoze. Arangije yasigaranye amafaranga ari guseka, ahita yinjira no mu modoka yabo kugira ngo aze kuyitwara. Ukurikire filime witonze. Barakwereka n'aba ngaba baje berekera ku modoka. Ubwo ndavuga Pandagare. Iyi modoka buri muntu wese arayitinya niyo yaba nta cyaha afite, gusa bano baje kuyinjiramo nta kibazo rwose, uri kubona ko nta kibazo, gusa nabo wagira ngo bafite ikindi kintu bishingikirije, nta kibazo rwose bibateye. Nuza gukurikirana filime neza witonze uraza gusobanukirwa. Ubwo uyu mupolisi yaraje abashira muri Pandagare mu modoka ya polisi, arangije arinjira, yari ari gukurikiza amategeko bamuhaye, kuko nawe bari bamubwiye ngo naza kurenga ku mategeko baramuha ari buze kwirukanwa. Ukurikire filime witonze. Ubwo bahise bagenda, barakwereka n'uyu mupolisi William nawe yahise aza mu modoka ari kuvuga ati rwose, ati bari abantu ndabahahamuye, ati kandi nizere yuko amafaranga banyimye bari buze kuyakuba kabiri, gusa nta nubwo hari ikintu atazi, kandi hari ikintu bamuhishe. Wibuke yuko uriya mukobwa yigeze kubwira mama ati mubwize ukuri. Ubwo uyu mupolisi William yaravuze ati uko byagenda kose ndi umupolisi, ubwo rero bariya ntabwo baza bankanga, ngomba kubajana iyo nshaka rwose. Ubwo uri kumva hari abantu Imana yagiye yiha akazi nk'aka ngaka, ariko bo barangiza bagakoresha ububasha bwabo bahohotera abantu. Uyu mupolisi William, ubwo niwe ndi kuvuga, yaravuze ati rero ndakeka buriya baraza kwicuza nyuma yaho. Kwereka aba ngaba nabo bari mu nzira berekera kuri sitasiyo ya polisi, gusa bagiye bababaye, kandi n'uyu mupolisi akabona yuko bakoze amakosa. Maze uyu mubyeyi mama Amanda abaza uyu mupolisi atari ko buriya, ati buriya murakeka mutaduhohoteye? Ati iri ni ihohoterwa rwose, ati kandi ndakeka namwe muri buze kubyicuza. Maze Amanda aravuga ati nibyo rwose. Ubundi uyu mupolisi araje aravuga ati mwababyeyi mwe munyihanganire, ati njyewe ndi kugendera ku mategeko nahawe n'abapolisi bankuriye, ati uriya ngomba kumwubaha kuko andusha amapeti, ati kandi nta n'impamvu yo kutagendera ku mategeko ye.
ubwo aba ngaba nabo barabibona, uyu mupolisi aravuga ati nanjye ndabibona yuko murarengana, ati ariko nta kintu nabikoraho, ati mwebwe reka mbageze kuri sitasiyo ya polisi nk'uko babinsabye, ibindi byose muraza kwirenganura muhageze. Uyu mupolisi nawe nta mutima mubi, kandi tugitangira filime yari yabibwiyeho William, yari yamubwiye ati ibintu turi gukora ni amakosa, ati tugiye kubahohotera, ukurikire filime witonze, wenda ahari hano hantu uraza kuhakura n'isomo. ubwo ngubwo uyu mukobwa Amanda yatangiye kubwira uyu mupolisi ati kuba twari tugiye nari njyanye mama kwa muganga, ariko byarangiye tutagiyeyo. Arinje ahita amubwira ati ngaho basi fungura nje kwihagarika. Maze uyu mugabo arinje aramubwira ati ibyo bintu ntabwo biri gushoboka. Amanda aramubwira ati mbabarira ni ukuri ngiye nije kwihagarika ukurikire. Ubwo barakwereka wa mupolisi nawe yarerekeye yatwaye ya modoka yabo, arangije aragenda. Ubwo uyu mupolisi yageze hano arahagarara, ntabwo tuzi ngo agiye gukora iki. Gusa uyu mupolisi mana yanjye, gusa nawe umutima we wari kumucira urubanza bitewe n'ibyo we na mugenzi we bari gukora, kandi babizi neza ko bari kubona ko ari icyaha. ubwo ngubwo uyu mupolisi yavuye mu modoka gake gake, ntabwo tuzi icyo agiye gukora, nta nubwo tuzi ngo ni iki kigiye gukurikiraho. Gusa nitukomeza gutega amatwi no gutega amaso turaza kubona ibigiye gukurikiraho. Uyu mupolisi yaje gake gake, ukurikire filime witonze, aza asatira ahandi nyuma aho yafungiye bano bantu, ntabwo tuzi ngo bigiye kugenda bite. Ese uyu mupolisi agiye kubacikisha? Ntabwo uzakurikira igice cya kabiri cy'iyi filime, uzagenda umenya byinshi biyerekeyeho. Tuzahurira mu gice cya kabiri cy'ubutaha.